Alright, none tongeye tubahe ikaze by'umwihariko urumvikana ko tugize muri box office cyangwa se muri kagace mwese bamumenyere tunasorezaho tunara byinshi bigiye bitandukanye cyane ko uno munsi twagiye tujya mu nganzo zitandukanye tukoramo henshi hatandukanye tuzana ba bantu bavuga amagambo n'ubundi akora benshi ku mutima kugira ngo abanyarwanda ndetse n'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko cyane ko akoresha indimi zitandukanye n'icyongereza baze kugenda bajya muri iyi nganzo neza. Ntabwo ndaza kubwiyo nganzo yari haguraza ko twibwira kwera ko no musizi n'ubundi Junior umeze neza mwene Rumaga okwantuza nawe wakanije wakakibugura cyangwa Nyarugamba wanjyurika amabuye bw'agatima kugira ngo ndabasize guma of course no musinga w'ibihe byose so niyo turi ko rero ako kanya uno munsi cyane ko tuye kugenda tunaganira byinshi bigiye bitandukanye mwamwumvishe no musizi ubugiye kutuganiriza arasiga kanasiganura sinzere derukana n'ubundi tuma gusiganizwa nongere mbibwire Rwanda ruzira umwaga imfizi y'urudodo ruhindira mu bicu rwa senda tutizwa n'igitego gitera igicungo y'igituma imwendene bivuga ko kizo byo kugenza imyabirenge ndigahuza miryango karudate bamungiki urukundo rwaburanye inkongo urukundo ntaratabaruka ndatinye ngutanye mu mwanya y'urumweto rwa sekube cyatwa cyangwa biziri cyasha zikiba mbegutswe mu giterego igiye muri gaye bitabye guhunganiho ndacunga abanyeko rwarunyaganye ngo minka n'ingabinganye segamye ku ntanga imanyama ndi maguru Imana y'urukundo rwa mu bitaro guma anyway tiko no musizi amaze ko twibwira ku bantu batumva nyine nuko nguko nanjye kubisubiramo ntabwo byinyoroheye ariko nuko nguko Ivan Rumaga niko asubiza mutaza kugira ngo hari ikindi kinavuze nikasubiza ubundi ibintu bitangiye gihe kita kariyeri yawe yo kuvuga gusiga ndetse no gusiganiza byatangiye ryari ni kariyeri yawe kuva ryari ubundi bitangira utabizi ubwo navuga ko ni karemano bitangira utabizi mwe na muganira n'inshuti bakavuga ngo usa nk'udusiga mu rurimi ariko natangiye kubikora niga mu gatatu konkome ntangira atari ubusizi kuko bateguye ibintu byasabaga amanota kuvuga ikivugo ariko bitewe nuko abanyababo twiganaga bagenda bavuga yuko hari ukuntu njye basiga mu kinyarwanda bagiramo icyizere mbikoze birenga amanota bindukira mu ishuri nyuma ntangiye batangira kundimo icyizere cy'uko nabikora ngenda nkora kuko natangiye nkora imivugo mbwirwaruhame nyuma muri njye bigenda bikura nabyinjiyemo neza 2017 nibwo natangiye gukora udusigo tumeze nko kurema ni iminsi rero nibwo bitangiye kuremera abyaremereye cyane kubera ko turimo kubibona of course ahubwo se mu tangira ryawe habyo mwihariko buriya nta kintu kitagira imvano wabivanye hehe source yabyo muri rusange ese hari umuntu wiwanyu wabikoraga ese hari umuntu urefiraho cyangwa se gusiganuza kwa bivanye hehe niba ari bya bindi biri hari ngo itari no hawe nduzayimurika bikubye navuga ko itari no nawe mu muryango nta muntu udasanzwe wabifite abonageje gerageje kuganira nabo abo ngenda mbaza bambere ko nta gisokuruza cya bugufi kubibuka ngo cyabagiye ariko buriya niba koko dufite igisokuruza duhuriyeho wasanga biva kuri bo mu muryango wanyu bikagera mu gisokuruza cy'iwacu tuzi ba Sekarama Kankumba ubusanga kuko ndi umusinga abasinga n'ubundi kuva kera bari abasizi bwami usanga ibisokuruza rero bigenda bihana ugasanga ari nk'akantu kasigaye ari wowe ubwo burahanga kanseka nabo nyine ugasanga nige gafashe kabe kwanseka nawe bisekuza nk'icyamunani kikayagize kuri ubu ngo kuko bugufi niyo naho ndebesha amaso ntabwo mbasha kubibona okay muri ingendo cyangwa se muri urugendo rutoroshye cyane ko ari no rutangiye 2014 uri muri Troncome 2017 gutangira kubyinjiramo nka kariyeri ni ze challenge birimo kugenda ihura nazo bituma bishobora kwenda igihe n'igihe vuga ati ibingibi birangoye ibingi ntibingoye bitewe n'inzira irimo kugenda binyurazamo ubu challenge nanjye kuzubona uyu munsi kuko uyu munsi nibwo ko turimo turabe exposed hanze turimo turasaba ibintu byinshi ugasanga ntabwo turabona ubushobozi bwo kwa ibyo dufite byagiye hanze ku buryo buboneye kera wasangaga bavuga ngo abasizi ni abantu mu birori bikomeye umuyobozi mukuru yagiye ahangaha mutegura umuvugo cyangwa igisigo muze kumuhereza ariko bimwe biragenda bitanduka uyu munsi turimo turareba ibintu bishobora kuza bikumvuga kuri radiyo bikabona kuri televiziyo bisaba yuko birasohokana karita itandukanye n'ibyo mbere byakorwaga mbere nashoboraga kuba nazana gutya nkababwira gutya tuganira bagire icyo basigarana ariko ubu ngubu ndagiye bakambwira ngo nyuma y'ibingibi ko tubikunze ibyawe twabibona dute ni challenge ya mbere challenge ya kabiri ni ku bantu b'urubyiruko ibintu by'abasaza abantu we umwana ibintu bizungana abantu ariko ubona ko niba uyu munsi wenda
umuntu yavuga arabona yuko bizari by'abakuru akabona ko n'abato batangiye kubigana atanya birashoboka iyo yari challenge isa nk'itugora cyane ati ibintu by'amazina y'inka uzabibwira ndi ibintu byo kuvuga amapoeme ukabona ntago barabyumva cyane ariko boro nkeka ko bizagenda byumvikana challenge ni nyinshi ariko izo ndumva arizo zibanze kuvuga amazina y'inka ibyo bintu bitangiye igihe ki ubikora gute hari nk'akapera waduha sinzi bagita akapera izo n'ubundi cyapani ni gutanga umurongo ariko irumva ruvuze ngo ishi bibwira ngo ishima mbwino kwegera amazina y'inka habamo n'ibyo biti myoma amahamba bikakomoza ku nka yimbuye kuko niho nkomoka mugabo yegema aho batinya inkozi zishinze imyato y'iminega rutebeza mu gurwama bukimangaza migo y'umuzima tubita abangirwa amacumu y'iminega mu kumenesha abanyamacibiri ntabwo yiganda kwituruka mu guru komeye nishirase batwaza abandi kazi bashobeza abo yarwangamo nicyo gitarane cy'abakombi bogira karoke bamwe arayikubira zamanutse ku mpinga yagiye songa zizije mu nyuzangabo batumye ubwami ngo batunge inka nyinshi nyamuzaba igisaga imbere y'abanyagisenyi ahandi ngo zateteye karame mwami ntabwo yazikerereje twagera kuri zikomeza impinga yatsinda zikongeza ingo zikabare twagendana amazina y'inka bamaremare zikarenga ndamutse ninikije urumva kuyacuruza byaza kugorana twaza kuzasanga kuyacuca birangiye anyway muri ino kariyeri yo kuvuga inka cyangwa se kujya mu muco nyarwanda byumwe kuzivugira hari kuzitondora sinzi n'ibindi buriya nanjye ntabwo nyapfa kubimenya cyane ariko mu muco nyarwanda tuzi neza ko ubundi abantu bavugaga umugani inka bagiraga ibyo bisigori babasaza bakira wowe ubitangiye uri umwana kariyeri ngo ni impano yaje gutyo urimo kubona focus yawe cyangwa se intumbero yawe irimo kugana hehe urabona ari cyo byitezemo muri iki kintu ariko rero ubumenyi ngo buva mu kubaza sinzi niba koko nabuze mbere yuko barabasaza ahubwo ibuka buzi ubazi basaje ntago rero ahubwo babikoze ari abasaza ahubwo mu gihe cyo kubikora ari batoya ntago babaga bageraga ku karubanda nk'uko umunsi byoroshye kera wasangaga barwanga abasizi ntabibwami ugasanga hari n'ibisigo bizagenda bicika hari ibyo bita ibisigo by'ikobyo baturaga umwami mu buryo bavuga ngo imbwa zikuye mu bakanyi ni amasaha 9 za nijoro ubu ngubu rero icyo gihe babituraga umwami yicuye kugira ngo yongere asinzire sinzi umunsi rero kugira ngo byongerwe biturwe umwami byagorana ibyo bizakuraho izina ryabyo ariko ntabwo byo bizazimira rero ikintu cyagiye kiba byagiye gitirwa basaza kuko ubu iki kiragano wavuga nk'ikinyejana cya 19 kuzamura nibwo haje itangazamakuru yeza gufata abasaza ikabashyira ku karubanda tukababona ubundi barabikoraga bakabikora ari batoya bakabikurana bakazana no kubimurika bakuze rero ntabwo ari ngo ni iby'abasaza ahubwo byari bigenewe abantu bose amahirwe turimo turagira uyu munsi birimo biruka ko twebwe twigirira kuri rubanda byavuga ku muhanzi bijya ku mwami umwami akaba uwa rubanda kandi rubanda rukaba urw'umwami none uyu munsi twebwe mwambaro w'ukingirije ahera wavuye twigererayo biva ku muhanzi bijya kuri rubanda rero bizora kugira ngo uyu munsi ntibivuge muri bya bintu by'abasaza ahubwo ni bya bintu by'umuntu wese haba umukuru haba umutoya yabikora ni urugendo rusa nkaho umuntu wese atapfa kumva kubera ko n'impano umugani mbona bafite cyane ko ushobora kuvuga ngo urabifite ariko wajya kubyeexpose hanze banavuga ati reka shwishwishwishida ati geheza aho ngaho ariko kugeza kuri ubu ngubu Junior ni umwe mu bantu cyangwa se umwe mu basore b'abana bato tumuvuga ngo kugeza kuri ubu ngubu bamaze kugira level ikomeye cyane iyo brand ufite hano hanze urimo kwitwara gute urimo kwidrivinga gute muri no society muri rusange kuvuga ngo rero dukorera abantu hafi y'isumba twikorera ni ukuvuga ngo hari ingingo 3 zo kuba wava mu murongo hari umuntu ushobora kuva mu murongo ataye umurongo hari umuntu ushobora kuva mu murongo agiye gukora umurongo hari n'umuntu ushobora kuva mu murongo agiye gukiranda umurongo rero ni ukuvuga ngo twebwe turamutse tuva mu murongo tugiye guta umurongo ntabwo mwajya mutubona gutya biba mu buryo bubiri hari ubwo tuva mu murongo twanga wenda mvuye mu buryo bwa gikristo ngiye mu buryo bwakirana ariko mbivuga kugira ngo ngarura mu murongo umwe wa murongo navuyemo rero no kuvuga ngo biba binsaba yuko iyo public yose ngomba kuyisangamo niba nagiye mu kuvuga ku bantu bo ku muhanda ngomba kugaragara nk'umwana wo ku muhanda niba ndi kuvuga ku bintu by'iyobokamana ngomba kuyoboka nk'umuntu kugaragara nk'umuntu umwe w'iyobokamana n'ubundi iyo public hanze niyo tubamo ntabwo bamwe bitwara guteba sinzi ndumva nta rwego rukomeye wavuga ngo ngene nabo bihagaze na public ndimo ngiye uko n'ubundi uko bisanzwe ndira umwaga wa Rwanda bizira umwaga imfizi y'urubuto musize utarasama mu cyaha nuko mba muri Rwanda n'ubundi rumaga wenda by'imyihariko tunagarutse
ukoresha indimi, ni ururimi rumwe ukoresha mu busizi bwawe? Ni indimi zingahe izo wenda niba atari ibanga cyangwa bitakugoye cyane uze kuducamo ururimi kubera ko virtual of course bikoreshwa n'abantu batandukanye? Ku muntu urimo gukurikirana virtual TV ahangaha cyangwa se uzwiho cyukura yakunda ibijyanye n'imivugo ndetse no gusiga mu ndimi zitandukanye, ni irihe jambo mu kimwe cyangwa se mu rundi rurimi runaka, cyangwa se igifaransa yarigana n'igiswahili cyangwa se n'ibingara ku bavandimwe muri Kongo ushobora kuba wabajyanamo mu buryo busanzwe cyangwa twumva ati iva nyamara kuvuga ngo rero njyewe nkora mu kinyarwanda ubundi ariko rurimi kamere ariko bikajya mu ndimi zindi z'amahanga kuko nk'ibihangano byanjye biri hanze ni wumvute nzarurambaho mubona ko ubundi ikinyarwanda kirarushya rero ntabwo ari ururimi rwa turo ariko izi ndimi z'amahanga ubasha kumva ibintu umuntu yabuze. Niyo mpamvu kera umuntu yabaga umusizi agacyana n'abantu b'abasesenguzi kugira ngo bumve ngo niba umuntu yavuze ibi ngibi ashatse kuvuga iki. Rero iterambere rimwe riratworohereza twebwe turimo turabikora mu kinyarwanda nkabishyira mu cyongereza tumenya lyrics icyo zishatse kuvuga bikava mu cyongereza byorohera kubyumva mu gifaransa utabyumva mu kinyarwanda wenda akabura kugira abaswere kuko ntacyo nzi icyo cyakindi barisa basubiza ibyo ntazi nabyo ngo bavuga ni ukuvuga ngo rero ntabwo ndi buvuge ngo hari igihangano uyu munsi ntabwo ari uko nabikora birahari bitarajya hanze ndabizi hari igihangano umunsi ufite hanze gikoze mu cyongereza kuya ariko ibihangano byanjye mwabibona mu cyongereza mu gifaransa byakorana kubibona muri bwa lyrics. So wenda turimo kugenda tunagaragara ku musozo cyane ko buri mugani tuyavuze byasanga tubuze ntaho tuyashyira ntabwo twavugira kuyamara cyane ko ahangaha ni mu rugo ugomba no kuzagaruka tuvuge byinshi bitandukanye ni mu rugo. Urumaga wenda turimo kugenda tunasoza, hari ibintu bitandukanye ushobora kubwira nk'urubyiruko bagenzi bawe abanyarwanda muri rusange bagukurikirana kugira ngo nibura nawe wundi ufite impano yahishwe cyangwa se adashaka kuyimurika agira ibyo yabavanamo? Nandi ufite umwanya ntabwo ndabonera igihe kuko hari ibintu byinshi wenda ndi gukora ndi kuvanga no kwiga ntabwo bigereye ariko nifuza ko wenda nibura umwanya wawe nzakora n'ibintu byo kujya nandika amakoti magari zino ngingo zisa nk'izivuga ku buzima wenda runaka. Hari ikintu mu minsi ishize nari natekerejeho nari naganiriyeho n'inshuti numva baragikunze kuko tubaza impano zikoze nko mu biti bibiri, hari igiti tubamo hari n'igiti kitubamo. Icyo giti tubamo ni kwa kundi usanga twebwe turi urubuto rumwe mu giti cy'imbuto nyinshi, ugasanga abantu bakora umuziki, abantu bakora polishi, abantu b'abacuruzi, abantu b'abacuranzi. Rero usanga rimwe na rimwe twebwe ikibazo duhura nacyo ni ugutegereza ko tuzashya tukabona umuntu utumanura ngo adukoreshe. Rimwe na rimwe twamutegereza tukamubura tugahanuka kuri cya giti tukagwa hasi tukaba twaburira tugahinduka ifumbire y'icyo giti ntabwo ntitubyara umusaruro twagakwiye. Rero ubundi by'ibanze icyo ntekereza duharanire kugira ngo niba ishami turiho ry'ubusizi, ishami turiho ry'ubucuruzi, ishami turiho ry'ubucuranzi rihora ishami rimurika ku buryo umwisi n'umugenzi wese azifuza kurihanuraho izo mbuto zikaba zakoreshwa. Ubona ko nshima n'abantu bakora ibintu bya komedi bari kwirasanaho urabona mu gitondo uyu yaremye ibingibi ejo akavuga ati ngomba kurema ibingibi bizatandukana n'ibingibi. Igiti ngaruka kitubamo rero ni urugero rw'amafaranga muri wese avuka, ahubwo tukibaza ngo nzayakora mu bwonko gute nyashyira mu kiganza, nzayakora mu bwonko gute nyashyira ku rurimi, nzayakora mu bwonko gute nyashyira ku kirenge. Ubwo mu kiganza ni umuntu ukoresha ikiganza nk'abavolleyball bari ku kirenge, ku rurimi ko twebwe dutunzwe n'umunwa niko benshi bivuga. Ntabwo rero ibyo biti byose ubungabunze mu bwana bwawe mu bubyiruke bwawe ndirarugamba kugira ushesha kanguhe ubumuntu, kandi umuntu ni ku bumuntu. Ubumuntu wuzuye wa muntu udashobora kuvuga ngo inshuti nyenye iki ngiki bigoranye kukibona, aho umuntu udashobora ngo nkeneye iki ngiki nkibonye mu buryo bugoye. Urubyiruko rero twige kwirasanaho tumenye yuko ejo hazaza nitwe hazazira, nitwe musingi kandi nitwe sakaro. Tugomba rero guharanira ubundi ari cyo cyo kugenda kitugora abantu benshi kuvuga ngo ese mama njye nagira impano ko nazi kuririmba, ko nazi gucuranga, ko nazi gusiga, ariko sinzi niba umuntu wese wamwicaza hano ngo yakira umuntu gutyo. Sinzi umuntu wese wamwicaza muri butike ngo abakiriya bazi nk'uko kwa Kazungu bazi. Rero impano yawe ni cya kintu ugenda wihunza, bigerageze. Hari abatangiye bavuga ngo ntibizagera imbere, kera twari tuzi ko gusetsa ari gutebya badafatika gutebya, ariko uyu munsi ni ibintu bitanga amafaranga kandi afatika. Rero ni ukuvuga ngo ikintu mbabwira nibafate za mpano bita ko ziciriritse
bazirememo kumva ko zikuze ntangira ubusizi bagenda bambwira ibintu ntabwo bizagira uzajya nyine ubona uyu munsi ugenda ukore. harimo umuhanzi mw'igihugu ukomeye twigeze kugirana ikiganiro ahantu arambwira ati ugomba gushaka uburyo ibintu bihindura kuko ibintu ubonamo ubushobozi ukuze. umwana ke ntacyo nzagerageza ariko mpita numva yuko ngomba ngiye gukora cyangwa ngo nibura nzabikora ku buryo mu myaka yanjye y'ubutoya ushobora kuzagira icyo bimarira. Abana n'ibishaka nabyo numva bizasohoka. So tunasoza by'umwihariko Rugamba Rumaga ariko reko zabe na Rugamba ntacyo bitwaye ni Rugamba n'ubundi social media z'abantu bashaka kubikurikiranaho ni Junior Rumaga Instagram, Twitter, Facebook, YouTube channel n'ubundi nuko ni amasegonda 10 yo kubasezera mu kinyarwanda kiwacu. Nta busezera bazagaruka ndabakunda cyane n'ukunze ibyo dukora ndabakunda mwebwe mukunda Victory TV kandi mwakoze cyane n'ukuri kw'Imana n'iby'igiciro. Okay, so asansan by'umwihariko rero ndabongerera Imana ikomeze twongererwa barahinda niba barahinda koko ni nandi muhinda. So by'umwihariko rero ni showbiz n'amakuru y'imyidagaduro tuganira byinshi bigiye bitandukanye n'ubundi turi muri box office ni mu kanya gato turakomeza undi byinshi bitandukanye. Wumvute hoya njye rwose ndababaye njye abantu nkamwe ndabagaye wowe urabizi uru rugero ariko uranzu atisaro yigero yimibaye intero ruswe kubereye ikiraro cyo kujya mu mbura mu maro wari uri mu ngirakamaro harya ngo urumva nta kimwaro. Wumvute uraho wegize umunara muri ruwaka nk'amashara imbuga zakugize nk'imbata ngo nicyo mwita kugafata dore abarwayi barapfura impanuka ngizo zirabutwaye akazi wahawe karapfureba warakabonye uri ku murongo Imana ikazitikira kibondo none wumvute maniga mana umusanaraha mambo vipi imvugo ziraha afata amacensi ngo ni muraho sogokuru yiwe atigira inka gihonuritse uti ndayikugiza ati nkagushahura umwene ngo yasarwayo ukizwa n'amaguru ese kutaye umuco w'iwanyu ukabutazi n'uwahandi aho nuzajya mu byo ntazi. Wumvute uraho wigize matabaro kizimya moti ikoze mu muntu kamasa wigize y'akarere ng'icyupfa no kubarira inote ngo wenda bazanahamba ikote ngo wanakuye sobuja yaragukuye ku ishome ati cyo ngiye mu butumwa kadoguza amenyera urugo nyoko buja zangane na nyoko none wumvute ngo wararangije ayo mashuri ariko iryawe ni mushomeri ngo ntiwatangira ubusuderi cyangwa uhanga ko umumoteri byose byanze utabimbogeri ngashwe utabonye ku bushoferi ngo nawe uhinde kuri moteri cyangwa witabe manageri ngaho ntiwaba ukiri jokeri. Wumvute ngo banki yawe wowe ni beti ngo urumva izakugira busiketi rimwe ugatsindira ku manoti dore urabyuka ubazi yatsinze nk'aho ari akabije washinze madamu yagusaba y'umunsi utumuzungu yayariye nk'aho amuzi mu bo yabyaye ko kunyagirwa uninyagira uri umupapa. Wumvute barakubwira izo mituweli ukazivunjamo izo rikera utayo nayanywa mutubyera ndi madamu akaboha inywera abana basamuye utugeri ngo ntirugurirwa n'ikanyarwanda n'uwayitanze ruramutwara rukamutoranya mu mitungo rukamutahana mu mutuzo. Wumvute wowe ngo wigize mafiyeri yaho wigangura ishoferi muri kigare cy'abamoderi uzi kugenda byadogereye abakubyaye byabayobeye abavandimwe bawe nta munabi bakanywa icyayi nta sukari ngo ukunde ujyane minerivare aho kujyanwa n'ikikujyanye ugiye kwigira kamugi. Wumvute uraho wigize umunyana nyiribironda ngendanwa nguziranye n'umushoramari uzakujyana iyo mu mahanga i Buruseli muri Zaire nako Dubai yo mu Burayi gukajya wirirwa ubara imari kuri wo ahubwo ari we mari mu bicuruzwa bya forode ko kubura ubwenge n'ubwumva ihoni. Wumvute dore urabyuka uteze agatenge kuri WhatsApp uri n'agatwenge state nshyashya uri ku murenge munsi ukandika utw'ubwenge ngo uri muri akaviza y'indege byahe kuri nyirabugenge ubyuka wikunyura akarenge ukaba utafata n'agakwege ngo basi wige kuboha agaseke. Wumvute ngashwe ntiwanyura mu kizama akazi ugahererwa mu gitanda ngirwa bosi kumumenera ingara kuvura ubwo bushomera ahubwo akwicira ubuziyeri bugacya witatsa mu ngingo ibimenyetso birusha inkiko none upfuye usaba ibasi wari buranga buharaze. Wumvute
ariko none isi irashaje ngishaka yandaga ibyo yampaye nkava imusozi ntanduranyije kuko iyi myambarire kimyozi mba ndoga rwega inteye ishozi. Nyiribihanga ati mbibuba ataba bambaye amacupa buracye mwambara ibimene none mwaduye indi ngoma inzitiramubi baye inzitiramubiri wumvute ariko kandi sugu twenga kuko ibi rwose nagahinda nubwo ndeba nta makenga intero n'isi yameza amenyo nkaho i Rwanda nta baganga yubona umuntu ari umubyeyi ubyaye ubyiriye bakibyutsa akarenga kambara za kigusha nk'uri mwimurikagurisha harya ngo wibahetse iki wumvute Mana y'u Rwanda birebe rwose ndababaye njye abantu nk'aba ndabagaye nafashe umunsi wo kwiyiriza ngo ntange iki kibwirizwa mpawe na mwuko w'abakuru dore muzehe yaravuze ndetse ibinonko yaramaze atagaciro ni wowe ukiha ariko nanjye kambabaze nkubaza ubundi wumvute.